ari perime y'ingongomani nagiye kugura muri Kongo banshyiraho ifoto mpagaze nagize gutya nguyu ngo ni Musani ngo alifanya peace noneho Kongo ujya kugura perime bagashyiraho n'amafaranga basigayemo nguyu mujama ngo $20 ngo papa ngo iko na $20 zetu ngo mukomediye wa Rwanda warayigumanye neretse umupolisi ararira n'ubwa mbere nari mbonye umupolisi arira. Ese ya modoka yanyu itaragendaga radiri kuvuga iracyariho cyangwa iri inyuma? Cyara modoka twayiri inyuma ira modoka uzi ko imvura yagwaga mu kugama hanze kuko yagwaga mu modoka niyo yari nyinshi gute gucara neza ngo gabanya ubugambo uri kuvuga cyane uratuma nyobye imodoka ngo Kecha cyoza nuzongera kuntwara. Sereka ngubwire ndi hafi gukorera perime sibyo buriya cyagira bizi n'Abanyarwanda nagiraga ariko ubu ngubu ndikubishaka. Naranayitaye sinzi bavuze ihore. Sama akajya agenda avugiriza ngo avuze igikobwa ngo murapfuye. Ngabandi inyuma abwira abantu ngo murapfuye Sama ari kuvugiriza imbere. Cyahira yari imodoka kabisa. Arangije yumvisha inyoni ivuze gusa itavuga ngo intare zasaze. Ngwitare numvishe. Ngwitare numvishe ifite ibironka 400. Arangije itabwira mugenzi we bari babiri. Umva nkubwire wa ngo sinje imbere ngo kandi sinja n'inyuma. Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasana akomeze kubandindira. Ndashimira buri muntu wese uri hano kubw'urukundo. Ndashimira buri ibitekerezo byose mu manda bibona comment nziza nimba ndazisoma kandi ni ingenzi cyane kuri ngewe kuko zose zinera imbaraga. Rero uyu munsi nazanye muyomba wanjye. Namaki muyo. Nameza ma. Umeze utese? Meze neza. Nukuntu uvuze ngo wazanye muyomba wawe. Ubu ngubu abantu ufite nta numwe mfite. Nanje nta umwana umwe muri bo. Nta mwana nagira ungana nawe. Seth ni muyomba wanjye nuko ari kubihakana. Tuhahita bumva ko nashaje kera. Umeze uterera amakuru yawe twaherukanaga ryarira. Twaherukanaga ukiri umwe. Bigoranye. Nyirumwe gutese. Herukana ukiri umwe utarabona undi muntu n'abandi bantu. Yego. None mwabaye benshi kabisa. Twabaye benshi. Herukana kera. Si mbere ya Covid. Ni muri Covid aho ngaho ahubwo muri Covid na nyuma yaho. Ko muri Covid twakoranye za Miss Murenge n'ibiki. Yego. Herukana muri Covid. Uranyibukije ubundi Miss Murenge bimeze bite yararangiye byagenze bite? None mwebwe niba mudahari twayikina gute? Ndetse ko nari umujije uza rimwe na rimwe. Ari umujije w'Inyamirambo. Miss Murenge ntago yarangiye izagaruka ejo bundi mu minsi iri imbere. Muri projet ufata umwanya wo kwivugurura nyine kugira ngo ihe uburyohe budasanzwe. Rero nibyo twari tumazemo igihe dushyiramo ibindi bintu tureba creativity twakongeramo izazi ryoshe cyane. Muzampakazi siko bavuga. Wowe usigaye uhenze. Tukigendana nari maze kumenya ikinyamurenge. Cyawari umaze kukimenya. None byasubiye inyuma. Ari utuntu wavugaga. Ugomba kongera ukanyigisha. Nanjye nkajya mvuga ikinyamurenge. Kamuyomba niwe wagakuye. Kamuyomba. Sokuru. Hari akantu ka mbere. Katumye wowe na Seth mbamenya. Wowe na Seth kandi ari we Seth. Wowe na Sam mbamenya nka nabakunda. Na ahantu wari urimo kuvuga ngo wari kubwira Sam bari kubaza Sam babaje Sam ibibazo anje bavuga ngo bamubaze ngo hamasa turuka mu nka ngo arahavuga. Igihe nagakire muri phone yanjye ntago njya ngasiba. Nukuri kw'Imana. Njya nicara hari ukuntu njya phone yanjye njya ngasubiramo utuntu bafitemo twa comedy nkongera nkatureba. Aho hantu niho nabamenye ni naho nabakunze. Kubw'amahirwe hashize iminsi mike turahuye. Uribuka igihe twahuriye? Ndibuka igihe twahuriye
twahuriye muri Simba. Yego sha nanjye kabisa mbona uri umusitari wa hatari n'ubundi nibyo ariko bigeze muri fagitire nabonye utari we. gute se mbabarira umbwire mumbaye mu nyumvire gute umunsi wa mbere njya guhura na KECAPU twari tugiye gukorana filime bita Abavandimwe sa ebana nanjye naramufanaga numva ashaka guhura nawe turahura wari utuje wambaye igikote none ndavuga KECAPU bite ngo ni byiza ebana muri Simba buriya ibintu byinshi aravuga ngo uranywa iki natekereza ikintu nywa noneho ibintu byo muri Simba biba biri aho nyine bimanitse we kubireba nareba ku bintu bihenze KECAPU yandebaga igitsuri n'ubwa mbere natse biswi urumva ndavuga ngo nyine akantu k'akabiswi mana we ngiye kubona shambona watsi ibintu bihenze ariko nanga kwisubiraho ndavuga nta kibazo nakomeza ubundi iyo wisubira urumva mwe mwahuye n'umufana wanyu ikindi Imana yari yaduhaye umuterankunga muri icyo gikorwa cyo guhora natwe turaba ntabyo narinzi kuba umuterankunga hari narinzi ko umuterankunga ari wowe ariko none hari ukuntu watangiye ikiganiro bituma umuntu atakwaka ibintu bihenze ngo amafaranga ashaka yarabuze muri iyi minsi amafaranga yarabuze yataye cyakora reka nkubwire ngushimire ko nyine mu gihe cyashize twari abashuti ba hafi cyane nubwo ubucuti butarangiye kuko budahari ntabwo uyu mwanya twakaba twicaranye hano uba wiga mu mwanya wawe ukaza kumpa ikiganiro ni ukumfasha byose ni ugufashanya ariko mbigushimire ko mu gihe cyashize twarabonanaga hafi ya buri munsi twarahuraga twaraye mu mazu Kinyarwanda ntabwo bavuga kubonana bavuga guhura twarahuye twarahuraga turi ibishyimbo se ko nzi ko bahura ibishyimbo oya twarahuraga guhura urumva cyangwa se twarasangiraga twarasangiraga twajyaga mu kazi twarara mu nzu zimwe mbega nyo ukuri batanyica ni ukuri ndanze imwe twarayemo igisenyi ntabwo imwe twarayemo cyokoze hariya mu kazi kabisa urumva rero ndagushimira muri icyo gihe wowe na Samu mwari inshuti nziza twarahuraga tugatera burage bateraga burage ukiri singo bikomeye iki byari bikomeye kubera burage KECAPU nigeze abasingo ntabwo nize mbasingo gute naramubaye muwe mwaka mu myaka yose ahubwo ubu ngubu nibwo nari singo yego ntawe wigize abaho KECAPU se yabaye singo ariko nanjye mbigaruye nibyo ntabwo wabaye singo Seth we vugisha ukuri ariko wari singo ni ukuri vugishije ukuri ariko mbeshe ntabwo wari singo Seth akazi ke ni ugukora urwenya ibi narimo aravuga abanyarwenya nibyo bicucu se Data abanyarwenya tuvugira ukuri muri burage mufata ukuri nta kibazo gusa reka dushima Imana njye nawe ko hari umunsi Imana yaturinze impanuka kabisa ndabyibuka tuva Igisenyi uretse n'Igisenyi na Kimironko ndahibuka kabisa kadushimira Imana rero ngubu ntago bukiriho nawe nuko tuba uri kuvuga ikinyamurenge nanjye mba naragenda umwe ariko nanjye nari umwe icyo gihe nawe wari umwe ariko gushima Imana kabisa twashimira Imana abantu batari bazi ko rero Seth na Samu babaye inshuti zanjye cyane n'ubu ngubu ariko ubu byaragabanyutse inshingano zabaye nyinshi kuri njyewe no kuri bo inshingano zabaye nyinshi hari abantu rero bari bazi ko wenda wowe na Samu mushaka kuba mwaratandukanye hari abantu benshi nabyumvanye bitewe n'uko wenda batabonaga ibikorwa byanyu nk'uko byari bisanzwe uragira ikintu babwira ugira ikintu uvuga kuri Miss Murenge mu buryo bwimbitse no ku zindi proje nshyashya mwaba mufite ikintu nababwira ni uko duhari na Samu turahari no ku cyumweru dufite igitaramo hano Kimironko ahantu bita KN Resort igitaramo kizatangira saa 12 kwinjira n'amafaranga make ni 5,000 n'ibihumbi 10 ariko Zubira hari kandi Miss Murenge yagarutse hari Miss Murenge tugiye gukina kuva nabaho nanjye nzayitekereza nkavuga iyi ni Miss Murenge ni projet izabiri ibwami umwami azatanga itangazo avuge ngo akeneye umukobwa ugomba gushaka umuhungu wiwe
rero ni irushanwa rizabera rya Miss Murenge bahamagara ba Miss bose ubwo urumva umwami azaba yicaye ari kureba igikorwa ko kigenda nanje ndi gukora amafuti yanjye nshaka kwibira umukobwa wanje ngo ari umwami ashaka n'abandi bazanye abana babo bizaba biryoshe bizaba bimeze neza cyane turayitegereje mu bantu uzanyemerere mu bantu bazabasura kuri tele nzabe mari uzakora ahubwo uzakina nta kibazo wewe bye turi inshuti ntabwo nabyanga ry'impeta nanje ngo umwaka utanga wagiye muri eliminate oya akantu gasanzwe izi ni Masai izi natoka kwa Masai Masai se ni ibiki tu Masai w'inshuti yanjye niwe wakamaye akangaka harimo rino jisho se cyangwa usigaye mu bapfumusha oya umupfumu se n'ijisho ubuze kufite ijisho umupfumu oya wowe urifite ku ntoki kandi mu mpeta oya n'ijisho risanzwe tu Seth afite amaso atatu rimwe riri ku ntoki abantu bajya bakwitondera sibyo dusubukure filime yacu twongere dukina umuvandimwe iriya filime abantu barayikunze by the way ari story twakinnye hari abantu benshi bagiye banyandikira ngo nibwo buzima babayemo zese kubera iki mwaretse ino filime abavandimwe twarayikunze ebana yari nziza iriya filime tuyisubiyemo yabiryoshye kabisa yabiryoshye tugashaka niyo twayicisha kuri icano yawe byaba bimeze fresh yaba ari iya mbere kuko yari ifite abantu bayikunda kandi ikizi iyo mukorana muri inshuti story iraryoha cyane kuko muba mumenyeranye hari ukuntu mukinana nyine bikaryoha kuruta abandi bantu hari ukuntu wandikaga filime wari narigiye nabaga narushye babwira wandike episode ni nabi ni neza nabi bisabaho uzi ko wagira ngo ninuze wandikaga ariko keca umenyere kwandika ibikoresho ugiye guhaha kandika wenda isombe rya 2 umunyu w'ijana sereka nkubaza nta kibazo ngo seti muri dushe ubwo ni nk'umunyu w'ijana usimbuye n'abantu bacyandika filime sibyo ngo bavuge ngo seti ngo afata ngo telefone ngo arahamagara ngo bitese ngo umeze neza ngo se ngo wabonye ngo biriya bintu ngo bavuze ngo se ngo gutya ntabwo ibyo bintu bikibaho ngewe ikintu cyanangazaga naraguhamagara KECAPU bimeze bitese ni sawa Seth ni sawa muyo wanditse episode zinga ngo narangije 10 zose nabona uzanye urupapuro rumwe episode 10 nese ntabwo twarakoraga ariko byabaga bigoye ariko yewe byabaga bigoye ko twarakoraga uziko gusobanura ibyo wanditse byatindaga kurusha gukina uracyandika kuriya se wagiye reka gusebanya reka nkubwire ubu ngubu ko yakuntu stress zabanye watumye abavandimwe hagarara ariko oya wasamu wagezeho barambwira ngo tubabarire ngo KECAPU ntazongere kwandika njye naragendaga nakicara ahantu hamwe ngahita nandika wandikiraga mu modoka ndabyibuka wamanitse amaguru nuko niyo ngeso episode ya 10 ugeze kuri 10 muri amasegonda 2 sereka nkubwire uzacunge nuko abantu benshi batabivuga ariko barenda bakandika sije subject uza ufite abakinnyi b'abahanga ukora wandika sije gusa wandika sije nibuka ukuntu twakinaga Miss Murenge twandikaga sije umuntu akazaga kubita amagambo freestyle biraryoshye kandi niyo nziza kuruta kujya ku block nyine uba werekana talent yawe y'umwimerere ibyo bituma n'abantu babikunda cyane ahubwo ngewe ndashaka kuzashyiramo imbaraga mu kantu ko kwandika ngarira ko navamo umwanditsi mwiza nzabireke uri ngibi nibyo ushoboye kwandika sibya no bamugira inama ukuntu urareba haje amakameras ujya wicara uvuge story ukimeze byibuza abakinnyi kuri tele barebe video uri kuvuga ngo se tagiye muri dushe wabivuze nibyo kurusha kwa unandika nabi nono ariko marayisibiju nize ikidaka numva ikintu nize ubuganga wese ubuganga wandika nabi keca uziko buriya ushobora kuba wararyaga indobo nyinshi ukiri muto indobo nyinshi gute umuntu muri primaire umuntu yandikiraga umuntu akunda ewe ntabwo nigize nandikira ngewe abantu ntabwo wigeze wandikira abantu nagiraga akantu nyine ko kutagendera mu bigare cyane ngo mbe najya muri iyo mico si bakwandikiye se wowe oya wapi uziko nyine ko kuntu nacecekaga cyane abantu baraninyaga babonaga ndakanakirata cyagasuzugura ukuntu niba kwandikira niyo mpamvu wigeze wandika bari kugukatira wandika kuriya
none se kera umukono warateretaga umukono niwe wakoraga kuko none se kutazi kwandika n'izina ryawe watereta gute wowe wanyitiranyije genda andika okay nakwitiranyije nande ba kiritire yanje urayizi gucya nanditse gucya ya mbere abakobwa nanandikiye ubu ngubu baterana comment banyemerera kubera kiritire abantu Seth yandikiye mu butware mutubwire muri comment nihabura comment nimwe se irimo iravuga kwandikiye umukobwa cyangwa akava kwandikaga nabi tuzakora part 2 ngiye nandika neza cyane baranabizi n'abana twiganye nige wandikira iyo umwarimu yabaga yarwaye nige wandikaga kuri tableau reka twizere ko ibintu uri kuvuga atari byo ahubwo se nanjye kankubaza amakuru se mu rugo bimeze gute ba bebe bameze neza shase bimeze neza ako duherukana wa mugani ndumwe reka none umvuge nk'aba mama navugaga nk'inkumi rata bameze neza haba papa wabo yaba abana ukubiteho na kami ubundi umubyeyi ukaze bana mange 3 ukubiteho na kami mange 3 kabisa wakoze umuti keche ubundi umuntu jewe nari kugushaka barya umuntu ajya muri menopause ku myaka ingahe 40 nari kugushaka kwa 39 ukahita ubyara batatu bikarangira aya ahubwo ubu ngubu nabikoze neza ubu mutwara azajya atinya kongera kugira umutakora none wabyara nka barindwi oya abaganga barabikemuye ubu nta bwoba tubishaka twabipanga tukabikora ngwino dore nguyu hano ara muntu si mwiza afite nawe abana 3 nukuri yabyaye abana 3 bimanga ibintu ni sawa urana tabita nago wabimenya ara bafite bimanga nago ari kwemera ko ufite abana 3 bimanga kunangana sha bino bintu bigezweho nanjye zamushaka umukobwa ubyara 3 uzamujyana muri Miss Murenge yabaca 6 batandatu bahita ukora ikigo cy'amashuri hari umupapa ni umunyamurenge ukora kwa Nyirinkwayi yarambonye nyine uwo munsi wo kujya kumbaga arimo aranshakira umutsi akajya ambwira ngo abana n'umugisha ugomba kubyara abandi nubwanjye nasoje aba bagiye kuza baratababane ngo oyaye ugomba kubyara abandi ngo bakagera byibuza ko muri 10 ngo 12 yumvaga nta kibazo naramurebye ndavuga wa mupapa we ndamubwira biba bihenze kubatunga ngo oyaye ngo Imana irabaguha ariko ikaguha n'amafaranga yo kubatunga oya ni byiza kabisa n'umugisha bwa mbere mbibona numvaga ari content banditse ariko naje gusanga ari byo kabisa n'ejo bundi ninza mu rugo nzabasura babebe dukine bamenye muyomba uzaze muyomba ginisha abana niba batakubona ngo barire ayiwe kurabona nakanga abana kecho wabakanga mfite abana muri ziriya manga babiri bo iyo babonye umuntu batamenyereye bararira ese ubatandukanya gute ntago basa usibye ko nekeza ko niyo baza kuba basa nari kuba mbizi nyina wa mwana ne yabayoberwa ntago yabayoberwa kuvuga amazina yabo byose ubizi urize uhita wumva uwo ari we niyo naba ntari kumureba pfa kuba arize mitamenya ngo uyu ni kanaka ntuza ubuzima barahenze abana 3 bato amata ibiryo ikintu icyo ari cyo cyose bakeneye ni icyarimwe umva ko ukuriye kuma ku mafaranga ngomba kugwaho nukurejo kuninza nzazana nk'agafuka ubugari bufasha abamama cyane ariko baranarya ubu baburya wenda nubwo ntarabuba barakuze bubageje amezi 6 wow umva ko bari ubu bimeze neza ntago bikigoye nka mbere bose n'abakobwa abahungu 2 n'umukobwa umwe wow urarenze urumva ko Imana yamaye umugisha Imana agwa umugisha wa blessed kabisa Imana ifashe n'abantu batarabona abana n'abifuza Imana zibahe kuko hari abantu benshi bazikunda kandi abantu bazikunda benshi ni bakunze no kuzibona Imana zibaye wowe ukunda imanga je nkunda umwana gusa ese nta mwana ufite Seth cyo ni ikibazo wambaza mu bantu gutya narashaka ngo nta mwana mfite none se nibishoboka ko ushobora kubyara nyine ese oya ibi ngibi ntago ari ibyo ariko gute umwana ngiye mfite umwana nanjye ndi umwana
umwana abyara undi oya nta kibazo ushobora kubyarana n'umwana mugenzi wawe mukabyara umwana sha nta mwana mfite pe ese wa muntu nari nzi ko mwabyaranye yitwa nde inde wa wundi uwuhe vuga izina vuga izina rye nyine izina rye rivuge ninde reka nkongorere umbe nimba umuzi inde ntabwo ndi kumwumva wamuvugira hano ni ukuri muvugira hano kuko ushobora kuba ntamuzi wa muntu Igisenyi mwahuye akakubwira ngo aragukunda cyane tugasanga mwari mufitanye amateka bara n'abana twakuranye Google Map Google Map nari naryibagiwe shase ufite mu mutwe hakora neza Google Map Google Map Google Map ndamusuje cyane ari inshuti ya KECAPU z'amateka ya mafoto mwafatiye kuko abakobwa turayibuka Google Map ariko man use Google Map uyu ndamuzi uyu yaraza abantu bose ariko ni umwana mwiza by the way cyane amakuru ye yerukanye cya gihe Ndahira nibwo se kubana nawe gute se nuse ni gute utazi amakuru ye umugore wanjye se abantu bazi Google Map babyandike Google Map uzamenye ariyo yari slang nakora nta wamenye uwo ari we sereka nkubwire ba Google Map ni benshi sibyo ugerageza ubabaze uko bamerewe bande ba Google Map banjye ba twese ariko kuwasubiza biriya biri inyuma akamama akavideo ziriya story nyine ziri so funny ndabyibuka ukuntu watwaraga imodoka sinabo batwaye kuva hano kugera Gisenyi hari abantu bajya bambona bakamenyera ariko KECAPU yari kuri vora bafite inyuro uzi ko wadukoresheje akisida mu mutwe ntitwagonzwe ariko ubwonko bwari bwagonzwe gute gucara neza ngo ugabanye ubugambo uri kuvuga cyane ngo uratuma nyobya imodoka ngo KECAPU cyoza ntuzongera kuntwara sereka nkubwire ndi hafi gukorera permis sibyo buriya cyagira bizi nta Nyarwanda nagiraga ariko ubu ngubu ndi kubishaka naranayitaye sinzi naho ibarizo permis y'ingongomani nagiye kugura muri Kongo banshyiraho ifoto mpagaze nagize gutya nguyu ngo ni musani ngo arifanya peace noneho Kongo ujya kugura perime bagashyiraho n'amafaranga basigayemo nguyu mujama ngo $20 ngo papa ngo iko na $20 zetu ngo mukomediye wa Rwanda warayigumanye neretse umupolisi ararira n'ubwa mbere nari mbonye umupolisi arira ese ya modoka yanyu itaragendaga radiri kuvuga iracyariho cyangwa iri inyuma cyera modoka twayiri inyuma ira modoka uzi ko imvura yagwaga mu kugama hanze kuko yagwaga mu modoka niyo yari nyinshi ntago yari imodoka ahari ikiganiro nakoze tuyivuga abantu bajya ngo nugusebanya mu by'ukuri dore seti ngo cyera modoka uri bukantu twagiye kwiyogoshesha Igikondo haparitse imodoka 3 hakaza umuntu ufite inanasi nimba ari n'imineke umumama yaramaze kubigura areba imodoka ziri aho ngaho abona nta yindi yabafashijeho atereka ku yanyu atereka kuri iriya modoka babahaye angahe hari igihe havuyemo ntuzayisonere burya bavuze ihore Sam akajya agenda avugiriza ngo avuze igikobwa ngo murapfuye nkaba ndi inyuma mbwira abantu ngo murapfuye Sam ari kuvugiriza imbere cyahira yari imodoka kabisa Sam yarambwiye ngo yavaga iwanyu afite amafaranga nk'ibihumbi 50 byo kugenda ahereza buri motari ngo ajye kwa muganga ko yakoma kugonga accident yabaga ipanze ariko shagara akamodoka ira bahita basumba gutira basumba gutira iracyari hose ariko kugira ngo ngira modoka ntago igihari barayiguze hari umugabo wayiguze yayiguze bunyuma yari yarabuze uko yiyahura adusaba igikoresho kizamufasha nibwo twayimugurishije umugabo sinzi niba kiriho kera nubona amafaranga menshi arutayifite uzayishake uyigure uyishyire muri mizi ibe mizi
se izaba igihari. izaba ihari iriya nta wundi muntu iriya wayigura. modoka ari mu modoka 3 zageze mu Rwanda mbere, yari ifite plaque ya 3. sha hari ubukwe twagiyemo muza muyifite ntabwo mwayitahanye. ubundi iriya modoka wayigendagamo ukaza ivumbi ryakuzuye, umuganda waberaga indani mu modoka. Samu cyakora ntekereza ko ubu ngubu agiye nko gukora perimi yahita ayibona ataricara mu modoka kuko yatwaye imodoka y'amateka. perimi ejo bundi yaranayibonye, yarayikoreye arayibona. Baba we yarayibonye kabisa kubera ko ari akamodoka. urumva ko akomeye. Samaze imodoka pe kuko iyo modoka yatwaraga umuntu ufata risike akajya gutwara. Iriya modoka ntabwo wigeze utwaraho? Ashwi njyewe hari umunsi nasanze Sam arimo araparika byanze ko yaradi iri kuvuga, ndamubwira sinshobora, akajya avuga ngo ubu ntabwo yahagarara. wa muvandimwe yitwa nde? Gaka. Oya ubundi wajyaga atwara iriya modoka? Keve. wajya kubwira wabwiraga Eric ngo azamufasha. Bakoraga muri Azamu. Abo ni abantu iriya modoka yari hatari kabisa, bakomeye cyane. Ako se Samu ko yanjemo cyane. Ushobora kuba ari ibihe mwagiranye wenda na Samu ukaba uri kubishyiraho. Oya da na Samu birahari byinshi ariko ntabwo birusha ibyawe. Ni wowe muntu twakoranye ibiganiro byinshi hagati yawe na Samu biryoshye cyane kwa Yago. Ejo bundi narisubiyemo twakoze no kuri hano kuri The Choice, twakoze ahantu henshi kabisa. Hari umuntu wambwiye ngo nkunda ibiganiro byawe na KECAPU ngo iyo mbibonye njya mbisubiramo nkabireba. Hari ijambo nuza yakubajije Yago harya ni ikihe gitutsi ngo bombo clad nabisubiza uko mbonye ariko cyagenda ari nyiri umuturage ariko nawe civilize kuvuga amaterme yose ndayazi. Bombo clad bivuga mashallah urumva. se ntabwo ujya uhinduka pe. None se uzadutumira mu irayidi rya Rikeca? Irayidi rikera ahubwo mfite kuzakora hakika urayizi? Ubuse mbigereranye n'iki cy'abakristo? Hakika ni bimwe mu birori abasilamu dukorera abana bacu bakivuka bamaze iminsi 7, ariko bishobora kudakunda kubera ubushobozi ukaba wanabyikorera mu gihe ababyeyi bawe batabigukoreye. Rero iyo ari umwana w'umuhungu babaga ihene 2, iyo ari umukobwa bari imwe barayibaga mugasangira mugaha n'abantu batishoboye. Ubwo ni 5 ngewe kubera ko abahungu ni 2. Ibyo ni ibirori ahubwo. Ihene 5 kubera ko ari abahungu 2 n'umukobwa. Nibyo birori nenda gukora, ngomba kugutumira. Cyangwa ngomba kuba mpari. Ngomba kuba mpari wankazijya. Uzabuya kangahe? Uzabuya kangahe? Kandi biri seriye nzatumira abantu benshi. Abantu tuzaza kabisa, tuzaza kuri Yenzi tuzaza. Uzaze tushane byinshi. Kuri Yenzi ariko ni kure. Ntago ari kure se. Burase si mu ntara Keca. Se ni mu ntara ni kure yahe? Ni kure yahe? Kure ya Kigali hano uri. Use ko ndi hano nagutanze kandi ari wowe uva ngo uva uvuye kwa muganga. Cyakora se reka nkubwire ndishimye kuba uyu munsi duhuye. Nabyutse meze neza, hagira ibintu bidobya mudu yanjye mererwa, numva hari akantu kamvanze katari keza, ariko muye nawe byose birarangira. Urumva ko uri ingenzi cyane kuva kera. Subyibuka? Ndabyibuka. Rero ndishimye kabisa batumaze igihe tutabonana kandi uri inshuti yanjye. Abafana bazi Comedy batazi ko KECAPU ari inshuti yacu. Ni inshuti yacu cyane kuva tugitangira kugeza ubu ngubu. Muri Simurenge nyinshi barakubonye cyane ukinaduterana amagambo kubikira imyenda. Ya myenda ni ya papa ndihari. Ya myenda yari wambaye muri Miss Murenge. Ya myenda ariko wayihaye so wanyu. KECAPU namubikije imyenda nakinanye kuri tele nari narabyibagiwe ndayibura. Nakumva yahise wabo twarahuye muri Miss aravuga ngo umukobwa wanjye ngo yatembere muri filime ngo imyenda yanguriye ngo nk'iyamubuto. Naga kumubwira ko ari yanjye. Uba nkubwire zishura naguhamagara gase ako nawe ujye ubaseri. Naraguhamagaye inshuro nyinshi ngo nyiguhe turaburana.
ngiye kwimuka mva mu buzima bwo muri ghetto ngiye mu rugo rwanjye ni nabwo nayibuze. Warayibuze? Mba ndayibuze. Warayitanze? Wayaye so wanyu njya mubona hano zanuza hano kuri 40 yambaye rwose aberewe. Ariko bana we shase cyakora wakoze mbaze ngushimire ku mwanya wawe ngo turi kugana ku musozo. Hari ikintu kinini utumye mpinduka ubu ngiye kwirirwa ameze neza mu masaha. Ufite mood ya bien glamour glamour bana ni fresh. Ongera wibutsa abantu ahantu igitaramo kizabera kandi nanjye nzaza. N'ubwa mbere nzaba ngiye muri comedy show. N'ubwa mbere Brace uzaze kabisa. Rero nibukije abantu ahantu igitaramo kizabera. Igitaramo kizaba ku cyumweru guhera saa 10. Kizabera ahantu bita Kayene Resort House yitwa ku Ntore hirya y'umurenge wa Kimironko. Turi kumwe n'abakomediye bakomeye, hari Dr Nsabi, hari Kiramani, hari Joshua comedian, hari Barete kuva i Burundi, hari Mitsi comedian, hari Umukonyi no official, nanjye ndahari n'abandi bakomediye benshi. Babandi bitwa Isekere b'Abanyamurenge. Hari akantu bakoze barimo baravuga ngo ko uhaye ugenda ngo wanitse amenye mu muhanda ngo tuzi ko haba impanuka. Undi nawe ngo arizo uhaye ubona. Batuje mu Rwanda rero bizaba biryoshye cyane. Mu Rwanda nangaye. Bizaba biryoshye. Tumaze igihe turepeta rero kwinjira n'amafaranga make ni 5,000. Ahasanzwe ni 10,000 muri VIP. Muzaze kare muri benshi kabisa ni ku cyumweru tariki 5. Nanjye nzaza ni Sekere. Uzaze nijye uzaba ndiye mufite story nyinshi. Mfite story y'umugabo bita Byizigiro. Wahe ngiraho gato. Umunyamurenge. Byizigiro nyine niyo story nzavugaho. Byizigiro ukuntu yabonye visa, Byizigiro ukuntu yagiraga ubwoba. Byizigiro yagiraga ubwoba bwinshi ku buryo Byizigiro yagiye mu gisirikare. Kwa kundi muja mu ishamba muri nk'abasirikare babiri nyine hari ukuntu bagabanya abasirikare bakavuga wowe uragendana n'uyu nawe uragendana n'uyu. Byizigiro agendana na mugenzi. Arangije yumvisha inyoni ivuze gusa itavuga ngo intare zasaze. Ngwitare numvishe. Ngwitare numvishe ufite ibironka 400. Arangije itabwira mugenzi we bari babiri. Umva nkubwire ngo sinje imbere ngo kandi sinja n'inyuma. Abantu ni babiri ngo sinje imbere ngo kandi sinja n'inyuma. Mugenzi we aramuhindukana amazi ngo Byizigi ngo turi babiri ngo ya gushaka kukumira ngo watwita ngo wakora iki ngo sinje imbere ngo canga inyuma. Rero mfite story ze nyinshi kabisa. Hari ukuntu yabonye visa, hari ukuntu Byizigiro yabaye umusekirite byinshi kabisa. Ni story nyinshi. Nzaza kandi nzakuzanira n'umufiance. Wow. Nshaka kuzakuzanira fiance Seth tukareka kuba ingaragu. Bana kushaje. Oya ba fiance wa Binyamirambo bukete ndakwiyamye. Oya n'umwana mwiza. N'umwana mwiza cyane. Yitwa Nusura. Damuzi ya. Ndamuzana. Kandi nshaka mu Islam by the way. Uzaba umusiramu. Umunyamurenge w'umusiramu. Kazavuga ngo mashallah wala wakibar. Sereka ngushimire cyane Imana ikumera umugisha. Wakoze kuza kunshyigikira mu bikorwa byanjye. Aho uzanyenera nanjye ndahari. Bana kabisa Brace ubwo ku cyumweru kuza no kunshyigikira nabyo kurimo hariya ni ibintu byiza. Nanjye tuzakomeza dushyigikirana nicyo bita ubushuti nyine. Nta kintu umwe yabura n'undi. Usibye kuri ubu ko ari cyo ntabona ariko ibindi nabibona. Nibyo gamuyo wakoze cyane ma. Mwakoze kudukurikira Imana ibamera umugisha.